najyaga nibaza impamvu aba boss bakunda kugira abakozi bakunda kugira inzu z'abakozi hanze. Ese kuba badashaka kubana n'abakozi mu nzu, abakozi bababangamira. Kandi bakigera muri chambre babanaga mu nzu, bajya muri chambre ndagahita agatera agatebe imbere hafi y'urugi, kavuga ati abantu ibyo ari byo byose. Umunsi umwe umugore nawe yaribanda bitoroshye aravuga ati nzashyira mbikwereke ko ahantu haba hari umuntu. Yinjiye mu cyumba nk'ibisanzwe arakinga, aho kugira ngo avuniremo imfunguzo ebyiri, aruvunira rumwe, urundi ararugarura ahita arukuramo kugira ngo ashyiremo ebyiri. Umukozi rero ahita yibwira ko afunze icyumba nk'ibisanzwe, akegeye ku musaya aba arahubutse bose ngo mba araguye. Batamvuye story nyizanye, abana baje mu biruhuko. Nyamuneka abantu mwibera muri za chambrette, abantu mwibera mu byumba bibiri gasara, abantu mwibera muri za nzu nyine z'amanegeka zegera, mwitonde haza kugira ibibazo muteza abana. Akaba yanashupa nawe akagira amatsiko akavuga ati reka njye kugerageza njye yo gutrayinga ibyo numvise. Niyo mama nababwiraga nti rero sound proof hafi aho cyangwa mwibanire nka bashiki n'abasaza. Ariko abakozi rero, abakozi kabisa, hari ukuntu bagera mu rugo bagahita batangira no kumva umukozi yamara kurya kabiri atangira kwiyumva nawe yaba yakwisanga ari nka mabuja pe, akavuga igisandushite gatangira kureba igihagararo. Hari wigeze kumbwata ariko mabuja atuzi ko nshobora kwankuruta mbese uranduta muke. Ibaze rero umuntu atagiye kubona ko akuruta, aba yumva yagukosora mu bintu byose. Kandi ndabizi hari n'abandi bafite abakozi babaruta, ndabeshye. Aha ni hahandi rero azagukorera umuti ukisanga yabaye mabuja nawe. Ubwo rero twizanje twari tukiri ku bana, abana nibo tugomba kwibanda. Niba turi kwibanda kuko ako gasari k'umukozi nako kaba gatejemo nyine, nakibuka nkumva karashekeje. Abantu bayarwanye hahiye hano mujya muri cya gikorwa ukagira ngo ni intambara muri yo kwa Hitler. Ibyo bintu mubigabanye papa, ntabwo biri gukora. Ikindi kiruhuko cy'abana tuba amahoro, baruhuke bishime bisanzure, batarara batekereza ibindi bintu. Ukanamwibutsa yuko ibyo bindi nyine biri ku ruhande atari byo cyamujyanye ari iki, ari ukwiga. Ubwo umuha byose ariko uba watanze byinshi, ibitambo byinshi kugira ngo ibyo byose biboneke. Ubundi abafite ubushobozi mu basohokane barebe ubundi buzima bwo hanze. Hariya ku ishuri nyine baba bimeze nk'abasirikare bari ku ikosi neza. Hari ukuntu usanga umubyeyi yarigize intare adakurika, niko sha uravuga ibiki urakora ibiki. Oya ntabwo ari ukubarera, ibi byari ibya kera. Ku bwacu niho badukubitaga inkoni tukaziryamamo. Umubyeyi yagufatana agapapuro umuhungu yakwandikiye agashya akagukubita akavuga ati wabaye indaya, wabaye ikirara. Ubu rero ntabwo ari uko basigaye babigenza, muricara mukagira inama nk'abari gupanga imishinga. Nongeye kubaha ikaze kuri Sinewacu TV, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza imigisha y'Imana mwese aho muherereye. Urukundo mu nkunda, nanjye ndabakunda cyane. Nongeye kugaruka mbaganiriza kugira ngo tumarane irungu ndetse n'urukumbuzi. Ndizera ko tuba dukumburanye. Inshuti zanjye rero, uyu munsi tugiye kuganira. Abana baje mu biruhuko bamaze kutugeraho, ndabizi mwari mubakumbuye nabo, kandi nuko harasaba rero umuceri mwinshi. Bava ku ishuri bameze nk'aho batigeze barya mu buzima, bavuga ati ni uguteka tukarya tugahaga. Ubwo rero nizere ko imifuka y'imiceri mwayishatse, ibirayi bihari, ibishyimbo bihari, kandi abatabifite namwe ni ukuri Imana ibibahe, kuko burya agahinda kabi ni ukubura icyo wihera umwana kandi ashonje. Umunyarwanda aravuze ngo kabi ni ukubura icyo wihera umwana. Rero
mbasabiye imigisha yo kubona ibyo muha abana banyu kugira ngo bazave muri vakansi y'ibyumweru 2 bameze neza babyibushye basubire ku ishuri bavuga ati tuvuye muri vakansi n'abarimu babone ko nyine hari itandukaniro ryo ku ishuri no mu rugo. Agarutse rero umunsi none mfite story iteye ubwoba ariko nimuhumure ntabwo agiteye ubwoba da ahubwo irasekeje. Najyaga nibaza impamvu aba boss bakunda kugira abakozi bakunda kugira inzu z'abakozi hanze. Kuba badashaka kubana n'abakozi mu nzu, abakozi bababangamira bikanshanga, ariko ubu ngubu nibwo nkimara kumenya gusobanukirwa n'impamvu. Sari mfite uyu munsi rero niyo umuntu wakesheje ukuntu umukozi we yajyaga amwumviriza agiye mu cyumba akigera muri chambre babanaga mu nzu, bajya muri chambre ndagahita agatera agatebe imbere hafi y'urugi avuga ati abantu ibyo ari byo byose bagiye kuganira. Ubwo rero nyir'urugo umugore yari afite sixième sens, yaba akigera mu cyumba akabwira umugabo ati nyamara hano hafi y'uru rugi hari umuntu, agafashe nta muntu uhari. Umugore avuga ati nyamara hano hari umuntu, umugabo agakingura yakingura undi akabageza gute yinyabitse yake. Umunsi umwe umugore nawe yaribanda bitoroshye aravuga ati nzashyira mbikwereke ko ahantu haba hari umuntu. Yinjiye mu cyumba nk'ibisanzwe arakinga aho kugira ngo avuniremo imfunguzo ebyiri, arubunira rumwe urundi ararugarura ahita arukuramo kugira ngo ashyiremo ebyiri. Umukozi rero ahita yibwira ko afunze icyumba nk'ibisanzwe. Arangije rero niko kwegeka umusaya ku rugi rw'icyumba cyo kwa boss. Akegeye ku musaya aba arahubutse boss ngo mba araguye ati ni urajya hehe ukava, ati nyine urumva naringiye muri salo kuzimya itara nuko mba ndasitaye nikubita ku rugi nuko mbagwa. None reka mbabaza ubundi biriya bintu bipaniki no gukururana. Impamvu iyi story nyizanye abana baje mu biruhuko, nyamuneka abantu mwibera muri za chambrette, abantu mwibera mu byumba 2 na salo, abantu mwibera muri za nzu nyine z'amanegeka zegera, mwitonde haza kugira ibibazo muteza abana. Hari ukuntu tuba tuziranye ntabwo ari mwese, hari abantu baba boss bafite ibyumba by'abana biri iyo ngiyo ku buryo rwose abana batagira ahantu bahurira na ba se na ba nyina, ugasanga rwose bimeze bon aho ngaho rwose ubwisanzure bukomeze be kwa kundi. Ariko ndi kwivugana n'aba bandi tuziranye, umwe tuba duturanye muri za quartier zimwe za ntakigenda, ariko usanga icyumba cy'abana mbese haca mu rukuta hirya ari abana hino ari famiye ari papa na mama. Rero abo ngabo nibo ndi kubwira ushake ni sound proof ni sinzi niko babyita shake za sound proof cyangwa muri iyi minsi y'ibyumweru 2 mwibanire nka mushiki na musaza n'undi ya gahunda ni muyikenera mwe mwasohokera ahantu mugende muganire, kuko abana b'iyi minsi ni bakuru umwana naho wageze segonderi abazi byinshi. Rero hari igihe ushobora kumubangamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wowe uzi yuko uri kubaka urugo. Uburenganzira bw'umwana nabwo bukwiye kwitabwaho, kuko igihe yumvishije ibyo ataragakwiye kumva, igihe bimuje mu matwi hari ukuntu nawe ashaka kujya kubyapurika, bikaba byamuteza imico mibi y'uburara, rimwe akaba yanashukwa nawe akagira amatsiko akavuga ati reka njye kugerageza njye yo gutrayinga ibyo numvise. Niyo mpamvu nababwiraga nti rero sound proof hafi aho cyangwa mwibanire nka bashiki na basaza, mureke abana bisanzure, ahubwo mubahate ibyo kurya n'ibyo kunywa, mubabe hafi. Yawe nabaganije nkabwira nk'abana bakeneye kuganirizwa, kwiga ni kimwe, kubona minerivare ni ikindi, kubona ibiryo ni ikindi, ariko no kuganirizwa ni ikindi. Bakeneye gukura mu buryo bw'intekerezo
n'uburyo bw'umubiri. Yabifatanyiriza hamwe gutuma abana nyine bamererwa neza bakagira n'igihagararo kizima bakazajyana hazaza heza. Rero Salon du Coiffure nizo nabibutsaga mwitwararike mutazabona abo baguyeho nka wa mukozi nabwiraga ubwo kuri Nyirabujana. Ariko abakozi kabisa hari ukuntu bagera mu rugo bagahita batangira no kumva umukozi yamara kurya kabiri atangira kwiyumva nawe yaba yakwisanga ari nka mabuja pe igisandushike agatangira kureba igihagararo. Hari uwigeze kumbwira ati ariko mabuja tuzi ko nshobora kuba nkuruta mbese uranduta muke. Umukobwa barambwiye ngo aranduta. Nyine icyo gihe nari muto pe, bigaragarira amaso nari mutoya, nari nashatse ndi muto mu myaka 20-21 kandi koko nazanye umukozi w'inkumi. Andebye abona pe ndi umwana ati mama urazi ko nkuruta. Ibaze rero umuntu atagiye kubona ko akuruta. Ayumva yagukosora mu bintu byose. Kandi ndabizi hari n'abandi bafite abakozi babaruta. Ndabeshye hari igihe usanga ari umugore wananiwe urugo rwe mu cyaro ubuzima bukanga agahita kugukorera. Ngize akagukorera uri umurezi wowe utazi n'ibyo urimo. Hanyuma ukageza ushaka kuzana umugore uvuga kumusangiza ibiri kubera mu cyumba. Aha ni hahandi rero azagukorera umuti ukisanga yabaye mabuja nawe. Ubwo rero twizanje twari tukiri ku bana, abana nibo tugomba kwibanda. Abana nibo turi kwibanda kuko ugasari k'umukozi nako kaba gatejemo nyine nakibuka nkumva karashekeje. Abana tubareberere mu buryo bwose tubarinda kumenya ibyo badakwiye kumenya, nubwo abenshi ari igihe usanga babiturusha ariko si ngombwa kubasangiza amakuru badakwiye kugira gute kuba bamenya. Babikura ahandi ariko hatari hehe bari mu rugo. Hari n'abantu usanga bafite ubwisanzure bukabije baba ari cya gikorwa ukavuga ati ziba abantu bayarwanye hahiye hano mujya muri cya gikorwa ukagira ngo ni intambara murimo yo kwa Hitler. Ibyo bintu mubigabanye papa ntabwo biri gukora. Ikindi kiruhuko cy'abana tuba amahoro baruhuka bishime bisanzure batarara batekereza ibindi bintu. Ubwo rero muganiriza abana buriya bamwe rero abana bageze segonderi baba bakuze bamwe buriya mugabo ya musore wawe ureba buriya abaye umuntu w'umugabo mugenzi wawe ntabwo ukwiye gukomeza kumurebera mu ishusho y'umwana. Mwicaze umuganirize umubaze byinshi bijyanye n'amasomo, niba yaratsinzwe umubaze impamvu yatsinzwe, niba ari amasomo yarakomeye, niba nayo namwe mufitemo uruhare mubaze ati uruhare rwacu mu gutsindwa kwawe ni uruhe. Nawe abanza umenye ibyo ari byo. Hari n'igihe usanga hari umukobwa wamukatiye egizami zikamunaga yaramuteye inda agahenda kakamwica kabaga ati jewe buriya rwose ikizamini gishaka kirangire buriya sheri yaranyaze. Nabyo ugomba kubimenya ukamenya sheri w'umuhungu wawe ukamuganiriza ukamugira n'inama. Regama izo nama ziba zikenewe. Niba yanamukatiye ukavuga uti buriya rero ntabwo ari umukobwa wenyine ku isi, umuru uzabona n'iki n'abandi n'abakobwa ba mama mukwiye kubigira mukabaganiriza mukamenya ingorane bafite. Ubuzima buragoye kandi ubuzima bari gucamo nibwo namwe mwaciyemo. Baba bafite byinshi bibacarencinga mu buzima bituma amasomo batakurikirana neza cyangwa se bituma biyumva ukundi. Rero uba ukwiye kumuganiriza kumva ese ariyumva ati ntabwo kumuha ibirayi n'umuceri n'inyama aribyo bikenewe cyane, no kumva imitekerereze ye nabyo birakenewe. Ukanamwibutsa yuko ibyo bindi nyine biri ku ruhande atari byo cyamujyanye ari iki, ari ukwiga. Ukamubwira uti gukundana nibyo imyaka urimo urabikwemerera ariko papa si yawe ni amasomo, kuko gukundana bihoraho kandi ntiwari wagira n'igihe cyo gukundana
kuko umuntu akundana afite intego ivuga ngo reka nzane umugore cyangwa se reka nshake umugabo, uracyari umwana. Yego wakundana rwa rukundo rwitwa amour scolaire, ariko ntirugutwara ingamira kugira ngo wibagirwe iki amasomo, utangire kumva ngo sheri yanyanze ngo none amasomo yarangiye. Mwibutse yuko minerivare ziba zavunanye kugira ngo ziboneke, umwereke ko ubuzima bwo hanze aha bugoranye, n'ubwo umuha byose ariko uba watanze byinshi, ibitambo byinshi kugira ngo ibyo byose bigize gute biboneke. Ubundi abafite ubushobozi mu basohokane barebe ubundi buzima bwo hanze, hariya ku ishuri nyine baba bimeze nk'abasirikare bari ku ikosi bari mu buzima bumwe budahinduka, bakwiye kumenya n'ubundi buzima nyine, kandi ubwo buzima bakabumenya bari kumwe n'ababyeyi babo, apana inshuti zo ku gasozi. Inshuti zo ku gasozi zibaha ibindi bitandukanye n'ibyo umubyeyi yakabahaye, kandi noneho ukabibaha mu rukundo no mu bugwaneza. Hari ukuntu usanga umubyeyi yarigize intare adakurika, niko sha uravuga ibiki urakora ibiki, oya ntabwo ari ukubarera. Ibi byari ibya kera, ku bwacu niho badukubitaga inkoni tukaziryamamo umubyeyi yagufatana agapapuro umuhungu yakwandikiye agashya akagukubita akavuga ati wabaye indaya, wabaye ikirara. Ubu rero ntabwo ari uko basigaye babigenza, muricara mukagira inama nk'abari gupanga imishinga nibwo birere bwo mu isi y'imperuka. Kandi nyine igihe dusohoyemo nicyo dukwiye kujyana nacyo, bitabaye ibyo ngibyo abana bacu bazaba abanzi bacu, usange dusa nkaho duhanganye kandi mu bintu bitari bigize gute, bitari bikwiye. N'abamama mujye ku bana banyu, kumusanga umumama yibereye mu cyangwe tu, umwanya abonye wo kujya muri salo, no kujya gukoresha inzara, no kujya muri salo, muri studio gushutinga, nta mwanya afitiye abana, nta mwanya afite wo kwita ku bana ngo baganirize ngo amenye ko bimeze biti. Ibyo ngibyo uzabikora abana baragize barasuye ku ishuri, muzaba ufite umwanya uhagije, ariko uzabisubukura abana baragiye kwiga. Naho ubu ngubu ni igihe cy'abana banyu, iminsi mikuru iregereje, hazakunda kuba n'abakozi ba leta muzabona amakonji menshi. Ayo makonji ntabwo ari ayo kujya mu bintu byo kwinezeza mwebwe ubwanyu, ahubwo munezeza abana banyu, mubatega amatwi, mubaha urukundo, mubaha ibyiza byose bagize gute bakwiriye mu bushobozi kandi mugize gute mufite. Buri mwana wese arerwa mu bushobozi buhari. Ubwo rero mbifurije kurera neza, mbifurije kurera neza ni ukuri, kandi ya ngingo nababwiye muyiteho, bantu mubana n'abana mu nzu zegeranye, ndabinginze mva, ndabinginze. Kandi mwibuke yuko ino vacation ari ibyumweru bibiri, ni bibiri bitavaho n'iki n'umunsi umwe. Ubwo rero ejo bundi nibasubira ku ishuri mugatangira kuguzamo abantu bose baba bafite ibibazo. Papa mu kwa mbere abantu twese ariko ni mu kwa mbere, reka da ubu turi ni mu kwa mbere mu kwa mbere abantu bose baba babaye nk'abasazi, kuko abanyeshuri barimo barakenera byinshi. Rero utangiye kuvuga ngo amafaranga ndayajyana muri Noheli na Bunani, barya inkoko, batembere, basohoke, ukibagirwa ko babyeyi yazanye na berete, aho ngaho uba wakishe. Witeganyiriza ibidahari, teganyiriza ibihari, kandi mu byo uteganye na minerivare z'abana ziri. Rero mbasabye kurangaruka, kandi n'abatayafite musenge Imana izayabaha, kandi mukore cyane. Murakoze cyane.